turashimira kaminuza y'uburezi budaheza yaduhurije hamwe twese itugejeje ku mishinga. Dufite ishyirahamwe bwiza rikunda gufashwa na koleji y'uburezi, ariko tukagira n'abandi bafatanyabikorwa b'Abadage bajya batera inkunga. Icyatuzaniye uyu munsi ni ukubazanira imashini yoherejwe n'umwe mu Badagekazi witwa Syria ukunda kubafasha cyane, akaba yohereje amafaranga yo kubagurira imashini, tukaba twayiguze, akaba ari ngiyi twayizanye, tukaba tugira ngo tuyibashyikirize, hanyuma muyirebe muyipime, ariko banaduhaye garanti y'amezi abiri. Nitwa Nshimiyimana Jean Bosco, abandi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi rya Rukara, mu ishami ryigisha uburezi budaheza. Tugeze hano dusanga mufite imashini muri kumwe n'abaturage, twifuza kumenya amashini ni bwoko ki, ikora iki, ese aba baturage muri kumwe ni baturage ki? Murakoze. Murakoze kuba mwaje kugira ngo namwe mwitabire umuhango wo guha imashini aba baturage bari hano, akaba ari ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bafashwa na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi rya Rukara. Ikaba ari imashini idoda imipira y'abana. Nk'uko mubizi abo bana turabafite hano kandi tubafasha mu buryo bujyanye no kugira ngo tubongerere kongera kugira ubuzima bwiza ndetse n'ubumenyi, kubategura mu bumenyi bw'ibanze kugira ngo bazabashe kujya mu ishuri. Ababyeyi babo rero twabahurije mu ishyirahamwe ryitwa Ubwiza, rishobora kuba ryakora ibikorwa byabateza imbere. Akaba ari mu rwego twabahera amashini kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabasha kubaha umusaruro w'uburyo bwo kubona amafaranga kugira ngo babashe gufasha abana bafite ubumuga. Murakoze. Kuki mwahisemo iyi mashini aho guhitamo ikindi gikoresho? Twahisemo iyi mashini kubera ko ubwabo bahisemo kugira ngo bige kudoda. Twabashakiye umwarimu muri amaze amezi 6 abigisha kandi abigishiriza ku mashini ye. Ubu bakaba bamaze kumenya kudoda imipira ndetse n'ingofero. Baduhamya yuko basigaye babasha kugurisha ingofero amatara bashobora gushyira imbere ya kasike cyangwa n'abandi baturage. Ubwo rero bwa buryo bwiza bwo kugira ngo noneho tubahe imashini ijyanye n'ibyo bize kugira ngo babashe kubyaza umusaruro bamaze kugeraho. Muteganya ko umusaruro uzava kuri iyi mashini uzazana impinduka ki ku mibereho y'aba babyeyi n'imiryango yabo? Duteganya ko ubwo bazajya baboha imipira bakayigurisha mu baturage cyangwa se mu bandi bantu bagana muri Rukara, bizatuma babona uburyo bwo kubona amafaranga akabafasha kwiteza imbere, cyane cyane n'ibiteza imbere bazabasha gufasha n'abana babo, yaba mu buryo bwo kubashyira mu ishuri, kubagaburira, cyangwa se undi musaruro wose babona urumva uzajya mu miryango yabo irushaho gutera imbere. Ese ubundi igitekerezo cyangwa se umushinga wo gufasha aba babyeyi cyaje gute? Igitekerezo cyangwa umushinga wo gufasha ababyeyi cyaje gitangijwe n'umuyobozi w'ishuri ryacu rya Inclusive Education, kubera ko dufitemo abanyeshuri biga kuzajya kwigisha. Inclusive Education ubwo mu Kinyarwanda twavuga nk'iki? Twavuga ko ari uburezi budaheza. Tukaba dufite abanyeshuri biga kuzigisha mu mashuri yisumbuye kandi bigisha abandi banyeshuri nabo bazajya kwigisha mu mashuri abanza, bigisha mu mashuri avanze abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Ubwo rero cyari igitekerezo cyo kugira ngo n'abaturage batuye mu midugudu iri hafi ya kaminuza bafashwe kugira ngo batezwe imbere muri ubwo buryo bwo kubona uburezi budahezwa. Kuri ibyo rero twaje gusanga abana bafite ubumuga batabasha kujya mu ishuri batabanje kugira ibyo bakorerwa, harimo kubafasha kugira ngo bakorerwe rehabilitation, akaba ari uburyo bwo kubafasha kongera kugira ngo bagire imbaraga, ariko twebwe tubikora tubifatanyije icyo bita occupational therapy, akaba ari nk'ubumenyingiro. Noneho tukabafasha n'icyo bita physiotherapy, akaba ari uburyo bwo kuvuga ngo umuntu wenda ufite ubumuga yongere guhabwa ubushobozi bwo kongera kuba yabona imbaraga z'umubiri. Noneho tukabifatanya n'ibyo twita special education, kongera kumutegura kugira ngo azabashe kujya mu ishuri, agire ubushobozi bwo kujya mu ishuri. Ibyo bikorwa mukora se byaba bihuriye he n'inshingano za koleji y'uburezi? Birahuye cyane kuko mu nshingano Kaminuza y'u Rwanda ifite kandi koleji y'uburezi kabiri muri Kaminuza y'u Rwanda harimo gufasha imidugudu cyangwa se abantu batuye hafi yaho. Akaba ari bwo buryo twahisemo kugira ngo tujye muri community ziri hafi y'ahangaha dushakishemo abantu bafite ibyo bibazo, noneho duhitamo abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 10 bose ntabwo twabahitamo, noneho baraza turabafasha
ubu tugeze ku gipimo cyiza kuko mu bana 60 twari twarabonye abarenga 8 bamaze kujya mu ishuri kandi barageze ahangaha bamwe batabasha no kwicara abandi batabasha no guhagarara. Twarabakoreye rero ubwo buryo bwose tugomba kubafashamo, barahaguruka baricara abandi babasha no kugenda. Ubu ngubu abo ngabo 8 babashije kujya mu ishuri kandi batubwira ko biga neza bimaze kubafasha. Kuki mwahisemo gufasha ababyeyi n'abana babo? Twahisemo gufasha ababyeyi n'abana babo kuko ntabwo kaminuza cyangwa se college y'uburezi yabasha gufasha abantu bose. Twahisemo igice kimwe nka school of inclusion and special education, ariko ntabwo ari vuba ko bikorwa byo dukora kuko dufite na school of education nayo ifite ibindi ikora. Ubwo rero icyo ni igice twafashe, ariko bivuga ko nitumara kubona icyo gice kimaze kugeraho kigera dushobora no kwagura igikorwa tukagera no mu bandi bantu batavamo n'ababyeyi n'abana babo gusa. Hari ibindi bikorwa se aba babyeyi baba bakora bibyara inyungu ku buryo mubona bifite uruhare mu guhindura imibereho yabo n'iy'abana babo by'umwihariko? Yego birahari kubera ko twabakoreye ubuvugizi. Kaminuza y'u Rwanda ifite isambu nini cyane hamwe hadakoreshwa, twabakoreye ubuvugizi babaha igice kimwe kaminuza y'u Rwanda idakoreramo, ubu babasha guhingamo bagasarura umusaruro basaruyemo bakawugurisha, bamara kuwugurisha bakagabana bakajya kwiteza imbere mu miryango yabo. Kuva mwatangira gufasha ababyeyi n'abana babo, ni izihe mpinduka mubona z'ingenzi zaba zarabaye kuri abo babyeyi, kuri abo bana no ku miryango yabo? Impinduka z'ingenzi zirahari cyane ndetse zikomeye. Ababyeyi ubwabo bakiza ubwabo baritinyaga, bafite ipfunwe rikomeye bumva ko ari nk'abantu bameze nk'aho bahejwe mu midugudu cyangwa mu miryango yabo kubera bari bafite abana bafite ubumuga. Ubu baratinyutse babaye ababyeyi bumva ko basobanutse nabo barabyivugira, kandi abana babo nk'uko nabibabwiye ubu bivugira ubwabo ko abana batakibura amata, batakibura umunyu, ndetse babasha no kubashyira mu ishuri aho biri ngombwa bakanabishyurira. N'abana iyo babonye ubona ko rwose bafite ubuzima bwiza. Iki rero ni ikintu gishimishije cyane Kaminuza y'u Rwanda yakoze. Ese ubundi bakora bikorwa ki? Tubonye imashini boha, n'ibyo bakora gusa cyangwa hari ibindi bikorwa mwabatoje gukora? Ntabwo twabigishije kuboha gusa imyenda, bakora n'ibikorwa by'ubukorikori byo kuboha uduseke n'indi mitako ijyanye nabyo. Nyine bakora n'ibikorwa by'ubuhinzi. Ubu ngubu hari umushinga uri gutegurwa kandi nabo mu misa ushobora gutega inkunga yo korora ingurube, ku buryo buri wese azabona ingurube akayorora, noneho umusaruro uvuyemo bakazajya bashyiramo ko bayikorera mu ishyirahamwe, bakahana amakuru kugira ngo igihe nikigera cyo kuba bagurisha bagurishe babishyizeho babyumvikanyeho. Tugarutse ku mpano y'iriya mashini mubahaye, amafaranga yaguzwe iriya mashini yaturutse he? Uyu mushinga utangira hari Abadage bakoreye mu byo bita Rotary Club, akaba ari ishami ry'u Rwanda ryakoranye n'ibyo mu Budage. Haje abazungu 3 baza gutanga inkunga yo guhugura no gufasha abarimu ba kaminuza kugira ngo bagire ubumenyi muri bya bikorwa nababwiye mbere. Abo bazungu rero baje harimo umwe twagiye dusaba ko yakora ubuvugizi mu Budage habonetse uburyo bakajya bagira uburyo bafasha abana bafite ubumuga. Ni muri urwo rwego rero yadusabye icyo yakora abana, tumubwira ko ibyiza atari uko yatanga amafaranga ngo aze abiyagira icyo agurira abana, ahubwo bakigisha ababyeyi kugira ubumenyi, noneho ababyeyi umusaruro bajya bavana mu bumenyi ko buhoraho bakaribyo byafasha abana. Nibwo buryo rero bohereje imashini ndetse nabo batanze amafaranga yo kubigisha. Ubwo rero imashini bakaba bagiye kuyikoresha mu kubyara umusaruro kugira ngo babashe gufasha abana babo n'imiryango yabo. Kubafasha gukora imirimo nk'iyo y'ububoshyi n'ubudozi ni ikintu kimwe, ariko no kubona isoko ry'ibyo bakora ni ikindi. Babona haba hari inkunga mu batera mu kubona isoko, cyangwa se babona isoko hehe, bakure hehe isoko ry'ibikoresho bakora? Nk'ubu umuntu yakwizera ko imipira bagiye kuzaboha izabona isoko, cyangwa hari ukuntu mu bibafashamo? Tubafasha mu buryo bwo gushaka amasoko. Wenda iki ni igikorwa gishya bagiye gutangira kuko nibwo bakimara kwiga, bari mu kwezi kwa nyuma gusoza, ariko ibijyanye n'ubumenyi n'ubukorikori bakoraga bwo kudoda uduseke n'ibindi bigendanye nabyo, ibyo babasha gukora byose nabyo kubera ubuvugizi twakoze byose habaga uburyo bwo gukorana n'abariya abazungu bavuye mu Budage, byose bikajya mu Budage bikagurishwa ya mafaranga agaruka inahangaha. Twizera rero ko nibamara gutangira gukora iyo mipira tukabona igikorwa kigenda neza, nabo dushobora gukora ubuvugizi mu buryo kugira ngo babone isoko, kandi turizera ko nabwo bizashoboka bikagenda neza. Murakoze cyane.